Muraho neza, twongeye kubaha ikaze ku Murago wa Family TV. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo igira iti: ese ni ukubera iki bibera imbogamizi guha akazi umuntu mufitanye isano? Ese byari bikwiye ko uwo mufitanye isano umugiraho ikibazo mu gihe ufite ubushobozi bw'uko wamuha akazi? Ese ni ukubera iki utanga akazi agira impungenge zo kugaha uwo bavukana cyangwa se n'undi wese bafitanye isano rya hafi? Ibyo rero nibyo ngira ngo tuganireho, buri wese abitangeho igitekerezo uko abyumva. Ngira uko bibabwira, ariko mwebwe mubyandike muri comment mutubwire uko mubyumva. Ikintu cyagaragaye cyane gituma abatanga akazi baba bafite impungenge zo kugaha abo bavukana cyangwa se abandi bafitanye isano rya hafi, ni uko usanga kenshi babandi bahabwa akazi batitanga nk'uko bikwiye, bitwaje ko umukoresha wiwe ari umuntu bavukana, umukoresha wiwe ari umuntu bafitanye isano rya hafi, bigatuma adatanga umusaruro undi uturutse hanze yatanga. None si byo byari bikwiye? Niba umuntu agutekerejeho akaguha akazi, kuki utakwitanga nk'uko wakwitanga wakabonye ahandi? Kuko ntekereza ko impamvu abakoresha bagira izo mpungenge zo kuba baha akazi abo bafitanye isano, nuko nabo babona batitanga nk'uko bikwiye. Ni iki se cyakagombye gukorwa kugira ngo batandukanye ko bafitanye isano na ka kazi bagiye gukora? Biragora cyane ko wa muntu uri gukora akazi azi ko sebuja ari se wabo, azi ko sebuja wenda bavukana, azi ko sebuja ari bafitanye isano ryaho hafi, ashobora gukora amakosa akaba yamuhana. N'utanga akazi hari igihe bimubera imbogamizi avuga ngo ataza kwiteranya n'umuryango. Niba umwana wa mukuru wanjye naramuhaye akazi akaba adatanga umusaruro nk'uko njye mbyifuza, ese nimwirukana ntabwo ndibe niteranije n'umuvandimwe? Ariko mu by'ukuri twakagombye gutandukanya amarangamutima n'akazi umuntu aba agiye gukora. Niba umuntu aguhaye akazi mufitanye isano, rya sano rijye riba inyuma y'akazi, ariko mu kazi ngwino ukore nk'uko wakagombye gukora ahandi. Wikwitwaza ko uri buze amasaha utagomba kuziraho, wikwitwaza ko utari bukore ngo ukoreshe imbaraga zawe zose kubera ko nubyica atari buguhane, cyangwa se niyo yaguhana ari bushyiremo ya marangamutima ko mufitanye isano. Ibyo byose umuntu agiye abyirengagiza, haba ku ruhande rw'umukozi, haba ku ruhande rw'umukoresha, ibintu byagenda neza, babashije gutandukanya akazi n'isano bafitanye. Nk'uko twari tumaze kubivuga ko yaba umukoresha yaba umukozi bagomba gutandukanya amarangamutima yabo y'iryo sano bafitanye, ahubwo ikiza mbere akaba ari akazi. Ngiye mbona icyatuma akazi kagenda neza yaba ku mukozi yaba no kumukoresha ari uko buri wese ku giti cye yashyira imbere akazi kurenza isano bafitanye. None se birakwiye ko umuntu niba akwitwayeho nabi ngo nuko mufitanye isano utamuhana, kandi ubona ko akazi kawe karimo kagenda gapfa? Ahangaha ngiye gutanga inama kuri kote zombi. Kuri kote y'umukoresha, ubundi ntabwo byakabaye ngombwa ko ajya gushakisha abandi aha akazi kandi afite abavandimwe b'abashomeri. Ariko inama namugira, yabanza mbere na mbere yuko areba iryo sano bafitanye, ese uwo muntu afite ubwo bushobozi bwo gukora ibyo bintu ashaka kumuha ngo akore?
Igihe rero atamubonyeho ubwo bushobozi, nta mpamvu n'imwe yatuma amuzana ngo nuko ari umuvandimwe we. Ikindi kuri kote ya wa mukozi uje gukora akazi wenda muri kampani ya se wabo, ya mukuru we cyangwa se ya murumuna we, biterwa. Icyo namugiraho inama, nabanza arebe impamvu uwo muntu yamutekerejeho akamuha akazi, kandi hari benshi banamurusha n'ubwo bushobozi. Narebe impamvu ari we bahisemo ngo baze baha akazi. Nakora akazi atiganda, areke no kuba yazana icyuho cy'uko abo bakorana bashobora kudakora neza kuko babona ko we atabikora neza nk'uko babishaka, ugasanga wenda ntihabayeho ibintu byo kugenda bahanwa. Ahubwo bose bashyira imbaraga mu kazi kuruta gushyira imbaraga ku isano bafitanye, kuko ibyo by'amasano baba bafite ahantu henshi bazabigaragariza. Ntabwo mbabwiye ngo amarangamutima yabo bayareke, oya, ahubwo ayo marangamutima najye ku ruhande, kuko ni mu kazi bakora akazi nikarangira rwose bagende bisanzure mu marangamutima yabo, ariko mu kazi nibaze baje gukora. Uko wumva ko wakora akazi ahandi, bari ko unagakora kuri wa muvandimwe wawe waguhaye akazi. Wimuha urwaho rwo kumva ko yakwirukana kandi wari ugize amahirwe wo kuva mu mubare w'abashomeri. Ibyo byose rero bizatuma yaba ku mukozi yaba ku mukoresha, buri wese yumva ko ntacyo yishinja, ko akazi agakora neza kandi ko bitanga umusaruro. Birashimisha iyo wakoraga ahantu warangiza ukahava neza, ku buryo basigara bavuga ati icyampa tukazabona umukozi nk'uriya. Cyangwa se ugasanga n'uwo mukoresha wawe akurekomanze ahandi kubera ko abona ko ubifitiye ubushobozi. Mureke duha agaciro abaduha akazi kuko baba badutekerejeho. Dutanga umusaruro uko twumva rwose, hahandi ukora ukumva nta kindi wari usigaje inyuma, imbaraga zawe zose wazitanze. Bizagufasha mu kubaka ubumenyi bwawe, kandi binafashe n'ukorera kugera ku ntego yihaye. Uko nge niko nabyumvaga, nawe ufite uburenganzira bwo kubyumva uko ubishaka. Bitubwire muri komenti, noneho turebe icyavamo kugira ngo dukomeze dutange inama zifasha buri wese. Murakoze cyane.